intoki ze nkamuramburira amaboko ngo bibuka ko uyu mugabo yaruzuye Lazaro akaba agarutse kuri uyu musozi. Niba wibuka ko hari ikintu Imana yongeye kugukorera ukaba wagarutse imbere yayo, mbabarira imbere icyubahiro kuri ko Imana itunze. Undi watijije wa mwana w'umupfakazi akamwambura izina ribi, ubwo yari afite ibigeragezo bibiri, yari afite icyo kuba umupfakazi ashyiraho na kirumuna cyacyo cyo kwitwa incike. Haleluya, haleluya. Yesu hageze avuguta umuti asubirana izina ry'umwana we, byari bihinduka impundu, ibyari ikiriyo bihinduka ibirori. Reka dukomere Imana mu kigo Imana igira neza. Ashingiye kuri ibyo baravuga ngo tugiye kuzamura amabendera, basanga na Hamani amabendera ari, baravuga ngo tugiye kumufana, nitumara kumufana turahera ku byo yagize gute, ku byo yaremye. Nimugende mumvira buri muntu wese mu muha agashami tugiye gufana ngo bita Yesu. Ndiko nahishuriwe njya kuza kuri uyu musozi, buri wese tugiye gufana umugabo bita Yesu mu byo yaremye. Ufata amashami y'ibiti, ngo bafata amashami y'ibiti mumwakire ngo have vuba kugira ngo bite ndangiza kuririmba Imana ibaho umugisha. Mumwakire nk'abadiyakoni, umwe aca hariya imbere ya bafure, ntihagire uje imbere ya bafure, ndabona ari imwe dufite, ubundi mugume muyiha akanya kugira ngo iduhe akayintuza neza. Imana ibaho umugisha. Nshakira indirimbo bita tuvuye haleluya, haleluya. Wagera mungira gutadufana umugabo bita Yesu. Haleluya, haleluya. Ndumva mwagafashe agatara tugiye kugenderamo, kabango Yesu atuvuguti mu muti w'ikibazo, umwerekera cya kinda kivuguti mu muti. Ntawe wakura umuti w'aganyingo, nta farumasi waguramo imiti yirukana dayimoni, ariko muri iri duka ry'Imana, muri iyi farumasi y'Imana
ashinzwe iperereza ry'umwuga nta rubanza ku mibereho yacu ariko abantu badufashe ijambo tuvugutire umuti w'ikibazo tuvugutire Yesu we tuvugutire Yesu we tuvugutire umuti w'ikibazo tuvugutire umuti w'ikibazo tuvugutire Yesu we tuvugutire Yesu we tuvugutire umuti w'ikibazo tuvugutire umuti w'ikibazo kugutelefona Yesu we nje kugutelefona